twongeye kubasuhuza abakunzi b'Umugano TV. Uyu ni wa mwanya w'ibiganiro byacu, kandi uyu munsi ni kuwa gatanu w'igishize twatangiye uruhererekane rw'ibiganiro aho twatangiye seri ifite umutwe uvuga ngo gusubira aho twiyibagiriwe, urugendo rwo kongera guhura natwe ubwacu. Ubushize episode ya mbere yavugaga ku gusubira aho twiyibagiriwe. Umuntu utarayikurikiye kugira ngo akurikirane neza, wenda ndaza gupininga muri komenti icyo kiganiro cy'ubushize kugira ngo utaragikurikiye nawe abe yagikurikira. Uyu munsi rero tugiye kureba episode ya kabiri y'urwo ruhererekane. Tuzajya turubagezaho buri wa gatanu kuzageza igihe tuzarurangiriza, kuko twashatse kuruteguramo ibiganiro byinshi kugira ngo birangirire rimwe, tubigenera uyu munsi wo ku wa gatanu, kugira ngo rero ukore urugendo rwo kwigarukaho, rwo kwisobanukirwa wabikora ute. Ubushize twarebye uko wasubira aho wiyibagiriwe. Ese bijya bibaho koko ko umuntu yiyibagirirwa ahantu runaka bigasaba gusubirayo kujya gutoragura uduceceti yatayeyo? Ibyo ngibyo urabisanga muri iyo episode ya mbere. Uyu munsi rero tugiye kureba kuri episode ya kabiri uko umuntu ashobora kubaho atabayeho, cyangwa ibyo twita mu Cyongereza muri survival mode, cyangwa mu Gifaransa muri mode survie, cyangwa se tugenekereje mu Kinyarwanda kubaho usunika iminsi. Usanga abantu muri iyi minsi babaho badatujemo imbere muri bo, bahatiwe kuba bahora kugaragaza ko bakomeye, kandi wenda mo imbere bashira bya bindi mu Kinyarwanda tuvuga ngo gushinjagira ushira. Ugasanga ntabwo umuntu ajya yiyemerera kugaragaza imbaraga nke, kugaragaza ububabare bwe, kugaragaza amarira ye, agahinda ke. Ugasanga nyine ahatirwa guhora agaragaza ko akomeye. Ugasanga babaho muri bwa buryo bahora bameze nk'abari muri fighting, bameze nk'abiteguye ibibazo runaka bihari. Ibyo rero nibyo usanga twakwita ko baba babayeho mu ntambara zihoraho, cyangwa muri mode survie. Abo bantu rero muri rusange ntago baba bakibaho mu by'ukuri, ahubwo usanga bamaze igihe bafite icyo twita mu Kinyarwanda gusunika iminsi gusa, ariko babayeho batabayeho. Baba bariho barwana kugira ngo batongera gukomereka, kubera ko iyo mode survie ntabwo ipfa kwizana. Hari igihe aba yarahuye n'ibintu byamukomerekeje, ugasanga rero abayeho muri fighting yo kugira ngo atongera gukomereka. Kandi noneho ikibazo cy'iki kintu gusunika iminsi, iyo bibayeho igihe kinini birananiza, haba amarangamutima, haba mu bwenge. Umuntu muri rusange aba epuize, imbaraga zikamushiramo. Ahangaha rero iyo bimaze icyo gihe kirekire, bishobora gutuma umuntu ashobora kwibagirwa uko gutuza binamera. Ugasanga ni umuntu uhora ujagaraye, uhora akanuye amaso, yiteguye ko ibibazo biza ngo bitamukubita hasi. Iminsi ye yose usanga ameze nk'ari mu ntambara y'ubuzima. Usanga abenshi batanatinya kubivuga ngo ubu buzima ni intambara. Urumva niba umuntu avuga ko ubuzima ari intambara, nyine ahora muri mode yo kurwana.
Reka nze rero dukomeze tugiye kureba iyi mode de survie icyo ari cyo, uku kubaho usunika iminsi, uburyo umuntu ayibamo, turebe uko itangira, turebe ibimenyetso bishobora kukwereka ko uri muri iyo mode cyangwa urimo kubaho usunika iminsi, turebe ingaruka bishobora kukugiraho, noneho turebe n'ukuntu wasubira mu mutuzo ukabaho ubuzima navuga ngo iki, ubuzima butuje bwawe butarimo guhora witeguye intambara zihoraho. Ariko hagati aho reka mbanze ntumikire abadutumye. Ni umuryango Life in Fullness, ni umuryango ushingiye kuri psychology ukora amahugurwa afasha abantu gusobanukirwa ibikomere byabo bashobora kuba batazi, gusobanukirwa impano ushobora kuba wifitemo. Ese wari uzi ko ibikomere, cyane cyane nk'ibikomere byaturutse mu bwana, bishobora kudindiza imbere hawe heza? Ibi ngibi ni byo wungukira muri aya mahugurwa, ugasobanukirwa ibikomere byawe, ukareba uko wabikira, ndetse ukigishwa n'uburyo wabaho muri ubu buzima burimo imihangayiko, ariko iyo mihangayiko itagenzura ubuzima bwawe, mbese ukabasha kujera amarangamutima yawe, ukabasha gukunda mu buryo bukwiye. Abenshi turirimba urukundo ariko ugasanga ntago tuzi urukundo ngo ni iki. Abenshi tuzi ko ari bya bishashi nyine, cyangwa se kwa kuntu wiyumva ubushagarira ngo wakunze umuntu, abenshi tuzi ko ngo ari rwo urukundo. Aha muri aya mahugurwa usobanukirwamo ibi byose kugira ngo ubashe kubaho ubuzima bwuzuye bwawe bwite kandi ubashe kubaho neza. Aya mahugurwa rero akorwa muri weekend kuwa gatandatu no ku cyumweru kuva saa 3 za mu gitondo kugeza saa 7, agakorwa amezi 2. Icyiciro ubu cyaratangiye, ariko icyiciro cy'ubutaha abazagikora batangiye kwiyandikisha. Mushobora kwiyandikisha hakiri kare, imyanya ikirimo. Ushaka amakuru arambuye wabahamagara kuri 0782 420 625, 0782 420 625. Uramutse utababonye wahamagara nimero y'Umugano TV kugira ngo tugufashe. Reka twigarukire rero mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi, aho tugiye kureba ukuntu ikijyanye mu rugendo rwo kwisobanukirwa, uko wasobanukirwa niba uri muri mode yo kubaho usunika iminsi, turebe n'ukuntu ushobora kubivamo ukabaho mu buzima bukunyuze, atari ukubaho usunikiriza. Abantu benshi batekereza ko wenda kubaho usunika iminsi cyangwa se survival mode ari ibintu byo mu ntambara zikomeye, cyangwa se mu bihe by'intambara, cyangwa se ibindi bihe wenda tuvuge nko mu byorezo, mbese za case ziza zikomeye ari genero. Ariko nagira ngo nkubwire ngo ntago ariko bimeze. Ntago kubaho muri survival mode bizanwa n'ibi bintu bikomeye gusa, ahubwo usanga hari abantu biga guseka. Hari ukuntu mu kinyarwanda tubyita ngo nseka mbabaye, kurenzaho, ibintu nk'ibyo. Mbese usanga bakora ibintu byose nk'aho ari ibintu bisanzwe, mbese bagakomeza ubuzima nk'aho nta kibazo bafite. Ariko ugasanga imbere muri bo umubiri, umutima, ubwenge bihora biri muri mode alert cyangwa muri mode danger, mbese bikangutse, kubera ko biba byumva hari ikibazo runaka byiteguye. Mbese biba bimeze nk'ibirinzi iki umutekano w'uwo muntu ubayeho muri survival mode. Uku kuntu rero ko kubaho usunika iminsi ni iki? Usanga uyu muntu
ubayeho gutya ahora yirinze, mbese ahora akora tansiyo yibombaritse, usanga atajya atuza imbere muri we, nta mutuzo aba afite, ahora atekereza cyane, mbese ubwenge bwe ntibuhora, ntabwo bujya buruhuka, ahora atekereza cyane, mbese agerageza kwantisipa ibibazo bishobora kuza kumuhungabanya, cyangwa akumva adatekanye, ndetse n'iyo nta giteye ubwoba cyaba kigaragara mu by'ukuri, n'iyo cyaba nta n'igihari, ahora nyine yiteguye yuko hari igihari cyamuhungabanya. Kubaho gutya rero bitangira ryari? Bishobora guturuka mu bikomere byo mu bwana, nubwo bishobora no guturuka mu bikomere umuntu ahura nabyo akuze, bigatuma atangira kwirinda cyane mu buryo buri egisesifu, ntiyongere kubaho yibereyeho, akabaho ameze nk'uyobowe n'ibyo bikomere. Bishobora kuba ari ibikomere byo muri relationship zisanzwe, nko mu muryango, mu bucuti se, mu rukundo. Ibyo ni ibikomere bishobora gutuma umuntu ajya muri iyi mode. Usanga uyu muntu abaho igihe kirekire ari siterese, ari muri siterese zihoraho, ugahora yigishwa kuba umuntu w'umunyembaraga, bya bindi natangiye mvuga, ugasanga nyine ahora ashaka kugaragaza imbaraga, niyo yaba yumva muri we ashira, yashaka no kurira akayatsikamira, ati ntabwo nshaka kugaragaza ko ndi vulnerable, ntabwo nshaka kugaragaza ko noroshye. Uyu muntu kandi ahora yumva nta mutekano y'amarangamutima afite, aba yumva amarangamutima ye nta sekirite afite. Hari ibimenyetso rero bishobora kukwereka yuko urimo kubaho usunika iminsi, cyangwa muri iyi survival mode. Ibyo bimenyetso ushobora kuruhuka, ariko mu by'ukuri ukumva utaruhutse. Hari abantu benshi bavuga ngo bararyamye barasinziriye, ariko muri make ubwonko bwabo ntibusinzire, mbese bugahora bukora, ari naho bashobora gukura siteresi, agahorana umujagararo. Uyu muntu nanone ahora atekereza cyane, ahora mu manalize menshi, nyine ntago ajya agira agahe ko kuruhuka ngo yumve atuje, aturishije ubwenge, mbese ubwenge bwe buhora bukora cyane, bukora ku muvuduko mwinshi ukabije, kandi akenshi bukaba bukora kugira ngo bwantisipe danje yaba ihari. Uyu muntu kandi agira irritability. Irritability ni, tubivuze nko mu kinyarwanda, ni umunabi cyangwa se umushiha. Uyu muntu ahora ari rwo hejuru, ahora afite umunabi, afite umushiha, muri kwa kubura umutuzo muri we, hari igihe awusohora no hanze iyo hagize akantu kamukoma. Uyu muntu atinya guceceka, cyangwa se kuba ahantu ari muri solitude. Ni ukuvuga ngo kubera bya bintu byinshi biba bimurwaniramo iyo ari wenyine, cyangwa se hari ubucece ukuntu, aba yumva ari nka danje. Akunda rero guhora ari mu rusaku, ni hahandi usanga umuntu adakunda kuba wenyine, ashaka guhora ahantu hari muvoma, ahantu habuja. Ni wa muntu, se nabivuga ngo iki, mbese kugira ngo azabe ari wenyine, akora ibishoboka byose kugira ngo iteka abe ari aho abandi bari, ntabwo agira igihe cye cyo kumva atuje, kuko aba yumva ibimusakuriza ari byinshi, no kuba wenyine aba yumva ari ikibazo. Sinzi niba iki kintu kiri aha cyumvikana neza, ariko wagira ikibazo yabaza muri komenti. Ikindi kimenyetso, usanga uyu muntu yaratakarije abantu icyizere, nta muntu ashobora kwizera. Ikindi ni uko ahora yumva ameze nk'uwicira urubanza iyo agize nk'agahe runaka akaruhuka, aba yumva nyine iteka
yaba ari muri muvoma, iyo aruhutse aba yumva ari nk'aho yigize indangare muri make, ko adakwiye ikiruhuko, mbese aba yumva nta cyiza akwiye. Ibintu byose abikora nka mashini. Ibi rero bitera ingaruka. Iyo umuntu abayeho muri iyi mode ya sirive igihe kirekire, usanga bimukururira umunaniro, yitandukanya n'amarangamutima ye, ntabwo yongera kumvira amarangamutima ye ari noromari, ahora nyine yiforosa cyangwa aba ameze nk'uwikubita ibipfunsi, apfukirana amarangamutima ari noromari, ayo yumva yatuma yaba umuntu woroshye cyangwa ugaragaza uko ari nyakuri, usanga ameze nk'ushaka kuyapfukirana n'imbaraga nyinshi. Aha rero yitandukanya n'amarangamutima ye, rimwe na rimwe atangira kumva ubuzima nta cyanga bufite, nta buryohe, mbese arabihirwa. Ibi ngibi kandi bishobora no kumutera uburwayi bw'umutima cyangwa se uburwayi bwo mu mitekerereze. Ibi rero tubyumvise neza, turumva yuko ari noromari, yuko niba ibi bintu byose bihuriye ku muntu umwe, birumvikana ko no ku mubiri agira ibimenyetso runaka. Kubaho muri survival mode igihe kirekire, ingaruka bitera ni izi ngizi. Ushobora kubigira mu marangamutima, kugaragaza umunaniro, ushobora kugira kwitandukanya n'amarangamutima ye, ashobora kubihirwa n'ubuzima, kurumva nyine ntabwo aba abayeho, nta kintu cyiza aba abona imbere ye, adevelopa uburwayi bw'umutima n'imitekerereze, bien sûr no ku mubiri ibimenyetso bigatangira kwigaragaza. Ugasanga umuntu yarahindanye, akazana iminkanyari, hari uzana imvi, wenda imburagihe, hari abazana uruhara imburagihe. Ibi ngibi byose ni ibintu byigaragaza iyo umuntu abayeho atabayeho igihe kirekire yitwaza igitugu. Wabigenza ute rero niba usanze ubayeho igihe kingana gutya, kugira ngo wongere usubirane umutuzo, wongere ubone uburyohe bw'ubuzima? Ibi bintu bitangirira ku kwemerera ko unanijwe. Ugomba kwemera ko ubwo buzima ubayeho atari noromari, ukagira icyifuzo cyo kubuhindura no kubuvamo. Iga kumva amarangamutima yawe n'uko wiyumva, aho kubihakana no kwifosinga kubaho mu buryo ngo nushaka kugaragaza amarangamutima yawe uyapfukirane, nushaka kugaragaza ububabare bwawe ubupfukirane. Iga kubaho wumva, ubeho nyine. Hari imvugo dukunda gukoresha, kubaho ubu ngubu. Garagaza uko uri muri icyo gihe urimo ubu ngubu, nyine ugaragaza uko uri, we gushaka kwifosingamo ibindi bintu bidahari. Umva amarangamutima yawe, ibyifuzo byawe, wikunde, wigirire urukundo, wigirire n'impuhwe, wikitwaza igitugu, kuko ibyo byiza byose urimo kwiyima urabikeneye kandi ni ngombwa mu buzima bwawe. Ikindi kintu ugomba kwiga, kutagomba guhora uri mu ntambara kugira ngo ugire agaciro. Ntabwo guhora mu ntambara ari byo biguha agaciro, kwerekana ko uri umurwanyi cyane si byo biguha agaciro, ahubwo gerageza guturisha umutima wawe, uwubwire ko nta marushanwa urimo, uwubwire ko nta rugamba ruhari, ku buryo uri ku rugamba uri kurwana. Ubutumwa rero bukomeye naguha, navuga ngo hari abantu muri iyi minsi bakeneye rwose kuruhuka, ntago kuruhuka, kumva ko wabayeho muri mode de sirive igihe kirekire, ukaba ukeneye ubu ngubu kwicara hasi ugafata akayaga, ugahina akagongo, niko najyaga numva abakuru bavuga.
ntago ari ubunebwe, ahubwo uyu muntu ugeze kuri uru rwego aba amaze igihe kirekire arwana wenyine, arwana intambara yo gusunika iminsi, nta gihe muri we yigeze yiyumvamo ko kuruhuka ari ngombwa nubwo yumva abikeneye. Iki rero nicyo gihe ngo ushyire agapira hasi kubera ko ukeneye gutuza ukikura muri iyo puresha, ukitsa umutima. Iyo umuntu amaze igihe kirekire rero aba muri iyi survival mode cyangwa kuba asunitse iminsi, ashobora no gutangira kuba ashaka kwemerwa kugira ngo yumve afite umutekano, mbese abeshejweho na validation y'abandi, agaciro abandi bamuha niko aha agaciro kuko usanga we ntako yiyumvamo. Ibyo rero nibyo tuzaganiraho muri episode izakurikira iyi ngiyi, ubwo ni ukuvuga ku wa gatanu w'igitaha. Ni gute warwanya iki kintu cyo gushaka kwemerwa kugira ngo wumve ufite umutekano? Ni gute wakiga kwiyemera wowe ubwawe nyine ukumva agaciro kawe, sinzi ukuntu nabivuga mu Kinyarwanda, mvuze kwiyemera, abantu benshi bavuga kwiyemera babishyira mu mvugo mbi, ariko kwakira ko nawe ufite agaciro bitari ngombwa ko undi muntu akakubwira. Ibyo tuzabiguhaniraho muri episode rero izakurikira ubutaha kwa gatanu, muzabe muri ready. Hagati aho rero kuva ubu ngubu kugeza aho ngaho hataha muri rendezvous yacu, nakubwira ngo iyiteho, tuzasubira ubutaha dufite amagara mazima. Nkwibuka ko kimwe n'umugano utapfa kuvunika mu bibazo, mu miyaga, mu mvura nyinshi, nawe ntabwo ugomba kuvunika kubera ibyo uri mucamo. Ibyiza biri imbere kandi bihereye ubu. Reka mbasezereho rero mbabwira ngo ndabakunda kandi naho akagaruka, mbararikira live yo ku cyumweru isaa 8. Nkibuka uze kwibuka urebe muri komenti ipininze, uraza kuhasanga episode y'ubushize. Ciao rero, naho akagaruka, bye bye.